uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Robes Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 14. Robes Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo. ntangabo z'umuntu muri Muventura zibaho. Ariko muzini nyeshyamba bibaho. Nabwo hogiye kutwirwaneho. Twirwaneho nakisa nkaho yigenga n'ubwo muri FC. Yego. N'umukomanda wayo. Witwa na chef d'état major. Kandi nta bihanga bibiri mu nkono imwe. Nguvuye ngo hari general major Makenga na general de brigade cyangwa general major Sematama. Ukubwira ngo bitewe na crise ihari. Yeti byaterwa na crise ihari. Ariko ntabwo buri crise yose yakereya kafyu. Kuko harahabuze ko itakubahirizwa utashobora kuyishyira mu bikorwa ukayireka kandi ikenewe. Usizwe iseta barimo kubaga abantu ngo telegram irasohotse. Ibyo byose harimo ibintu bibiri. Nawe ringo amatuganira wumvagamo icyo kintu. Ko urabona ko General Makenga ari mu kazi kose. Yego. Ari mu kazi kose, agona bazi banone ni igihugu. Ariko bafite ba chef d'état major benshi. Makenga ni chef d'état major. Mwirambwe Jire ni chef d'état major. Ibyo igihugu bizaza kugorana. Ubwo nyine tuzabimenya tuvuga se mugira iki, mugira n'imipaka. Mwese ingabo z'igihugu zabo zirinda he ko ingabo zirinda umupaka. Cyokora babeshyeye koko. Buriya mu kintu ntajya ntinya Sandrine. Yego. Kitashobora no kumpangara ngo kintu gatoki. Ubundi gihe norohereza akazi buri ngoma, ntakanyoreza akazi, yampaye amakuru aratambuka, urumva ubona ko ubonye ko n'ibiganiro byo binarebwa. Yego. Kandi cyo tuba tugamije twebwe. Nawe buriya kandi ubutumwa bwe ko iyo umaze gukora ikiganiro uha link umuntu wagwaye ikiganiro. Yego. Nawe aba yakoze akazi ke, ubutumwa bwatambutse. Ubutumwa bwatambutse. Kiza kiruta ibyo ngiye. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe. Ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki. Wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza, floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Nkuko numvise Koroneri Wiringoma abitangaza ko bahinduye abayobozi. Mashane mwaganira ikiganiro kirekire cyane. Gira icyo tubwiraho yavuze ko bahinduye kugeza kuri abayobozi. Yego urebye yambwiye na bikeya sibyo twanapanze kuvugaho, ariko uko umuvugiza bagomba kuvuga ama update. Buriya yanshitse ubwo ntaramubaza neza. None nzamusubira ariko arabizi. Icyo mbivugira bano bantu bo muri M23 bahinduye abayobozi mu ngabo. Yego. Ariko hari ikintu natekereje sinacyo wenda umbajije. Akenshi imitwe ya gisirikare kiri mu ishyamba. Yego. Ikunze gutinya kugira impinduka ikora. Kuko imitwe myinshi mwo bayigenga ukundi yigenga ukwe, bakamera nk'abari koalize. Ku buryo uyobora ingabo za Minembwe aba yifite ukwe, hakuriya za Rwanda zimeze. Uyobora ibunaka aba ameze ukwe, ariko M23 byaranze si byigeze binabaho mu buzima ngo uvuge ngo duhenga ruyenga afite ingabo zibunaka, nta ngabo z'umuntu muri M23 zibaho. Ariko muzini nyeshyamba bibaho. Nabwo hogiye kutwirwaneho. Twirwaneho nakisa nkaho yigenga n'ubwo muri FC. N'umukomanda wayo witwa na chef d'état major. Kandi nta bihanga bibiri mu nkono imwe. Nguvuye ngo hari general major Makenga na general de brigade cyangwa general major Sematama. So ibaziza kwa M23 yubatse kuriye. Nangaruye akafitabe bitwa izina bagacomeka. Na Maheshe Bernard akagirije gutyo. Siko bimeze muri M23. M23 as such armée révolutionnaire congolaise ikorana ziriya manevre zo guhindura abayobozi b'ingabo. Urumva? Nicyo natekereje nkimara kubyumva. Nko kwishakira credibility mu ngabo no muri politique
ngo bigaragaze nk'umutwe ushobora guhindura ibintu bigakunda. Niyo mpamvu muri politiki ya M23 uzabona bajya bashyiraho za ntuze imikwabo y'amasaha ngo ikintu kimeze nyine nkaguma mu rugo cyangwa se mukwabo mbega muri make curfew. Urumva? So hari ukubwira ngo bitewe na crise ihari yeti byaterwa na crise ihari, ariko ntabwo buri crise yose yakereya curfew, kuko hari ababuzi ko itakubahirizwa utashobora kuyishyira mu bikorwa ukayireka kandi ikenewe. So bano bayobozi iki cyama bari abantu bakora ibintu bafite izo nzira ebyiri, either bitewe n'impamvu bakoze ikintu cyangwa se ni amayeri muri politiki akora yo kwerekana ubushobozi. Mu bintu by'igisirikare harimo n'iby'inyeshyamba bashobora kugira gutya bakagupima uri dogiteri, colonel dogiteri, urumva, bakakujyana guhita uyobora batayo ahantu mu gishyamba kiri nk'abibwe, usizwe iseta barimo kubaga abantu ngo telegram irasohotse. Ibyo byose harimo ibintu bibiri, hari ukuba ugenda utoza ingabo zawe kurwana ku buryo bw'amoko yose, nubwo ari dogiteri ariko amenyera komandoma, niba ari na kiniki, niba ari n'umuveterineri cyangwa agronome ariko agera muri komandoma. Yego. Noneho kugira ngo ntaza kuharenga cyangwa akanyibagira, hari n'igihe izo deployment zikorwa zikuvanya hasi kakujyana hari impamvu ndimo kuvuga ibi ngibi hagamijwe kugira ngo icyo baguteganyiriza mu myaka 5 iri imbere kizakunde. Yego. Kuko ntabwo wazagaba ingabo utarayoboye company, ntiwazagaba ingabo utarayoboye batayo ngo warabagaga, ntiwazagaba ingabo kandi barakubonamo ko nawe byazakunda uko ushobora kuba n'umurwanyi mwiza kurusha kuvura. Urumva? Impamvu mvuze niyo ngingo ni ukwerekana ko deployment y'ingabo uretse kumenyesha gusa mu nyeshyamba ko uzayibona azabona ko ari inyeshyamba zigendera ku mategeko ko zideployinga, aho umugabo yashatse kugushyira bikagaragaza ko muri gisirikare cyubakitse neza, ariko rero muri kugushakamo iyo potentiality yindi utazahugira muri bimwe ukibagirwa ibindi, uzagira icyuba cyo mu minsi iri imbere kizaba kikunogeye. So rero nicyo mbona kuri FCM 23 na Wiringo amatuganira wumvagamo icyo kintu ko basanze kanaka ko bakwasuming ibintu ahandi byabaye ngombwa, abwo natubwira uko bagiye bagira, turaza no kubigarukaho. Bagiye ba deployed nisagari bose hari byo tutanamenya, ariko M23 yahinduye ingabo, nongera ngo birakunda, hari ahandi bitakunda bigateza ikibazo kurusha uko byaba gukemura ikibazo. Nuko Colonel Samuel Nsabimana abantu baze nk'umupisi umunyapolitiki, Nsabimana ntawe utamuzi, yubatse izina muri no ntambara, uri ugenda uganiriza abaturage, bavuga ko ari nyine wo muri groupe ya 5 ubwo barakoje yakoje igifaransa ngira ngo. Yego. Abira yabyita groupe ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane gukomeza, ari naho bagera no mu 10. Yari je 5 rero. Yego. Ntabwo nzi ko bare batangiye gukoresha ibyo bita joint, ni groupe bakoresha, ni Burundi ngira ngo bakoresha groupe, no muri Congo ni je wa 5 rero. Je ya 5 iteka ikindi bishinzwe ni public relations, imibereho n'imibanire y'abasirikare n'abasivili. Yego. Ni mpamvu ubona ari bo bajya mu nama cyane, ahandi mu bisirikare biteye imbere n'aba Wiringo niho babarizwa muri yo communication, kuko nabo bahura n'abasivile ku bwinshi, niko mbitekereza. Rero bivugwa yuko uwo nguwo babahinduye bagashyiraho J1 nabona bazaga makuru yambwiye ngo no bita Colonel Biyoyo. Urumva? Yego. Biyoyo ntabwo nta kintu namuvugaho muzizina, ariko sinamuzi ngo nasa gute. Urumva? Yego. Ubwo kandi bafite amaje 5. Ngira ngo iya mbere nuko nguko wa mbere bavuga ko witwa Colonel Biyoyo ni izina rizwi, ariko simuzi isura jewe. Yego. Rero nongeye gusoma shiraho film. Nenge kuganise nazo bazishyizemo gusaza si ikintu ariko. Urumva? Yego. Je ya kabiri ikomeza kuba ari iya ni nzenze n'ubundi Imani. Kandi ibyo ni ibisanzwe ni maneko nyine wabari abantu. Iya gatatu ndabona bashyizeho umugabo wa Belle Rouge w'Igoma. Jimmy. Yego. Jimmy se wajya ukora imikwabi Igoma. Jimmy ndamuzi. Ni ingofero itukura. Isa ni ya military. Yego. Uriya Jimmy rero ndabona bahaye nyine je ya 4. Je ya gatatu nako. Je ya gatatu ubundi n'amahugurwa. Ngira ngo banza abagamo bandi takanyamibwa. Kanyamibwa mwibuka. Yigishije ijambo ry'Imana muri mitingi y'Igoma kuri stade. Yego. Yisize insenda wagira ngo ni pastor gitwaza wambukiye hari. Yego. Nuko hanyuma rero ndabona ngo je ya 4 ari umukorone bita ngira ngo Eustache, ntabwo nawe muzi, mwumva gutyo sinya nkora ntuze ku muntu ntazi. Yego.
mwumva gutyo nuko ibi nibyo nkesha undi sibyo nabwiwe na Colonel Wiringoma ariko J ya gatanu ubwo nisigaye J ya gatanu nyine niyo yahawe uriya mugabo bayihaye sibyo yego usanzwe nawe uzwi uriya mugabo nawe igoma yarabwirije nawe ni umugabo ubona uzi kuganira uriya bahaye ni Sebagenzi ngira ngo yego bahaye J ya gatanu sibyo ya Ernest Sebagenzi niwe J ya gatanu we mvuga umuntu naramwumvise aganira niwe bayihaye J gatanu yasimiye Nsabimana akaba yagiye kuyobora brigade ya gatatu ni brigade commander kandi ku bantu batamuzi Nsabimana n'ubundi n'umubrigade commander wabigize umwuga ayobora ama brigade n'umukomanda ukomeye cyane yego yanabikoze muri FARDC igihe kinini urumva n'umukomanda abundi amenyereye iby'intambara biriya bya politike nabyo yarabishoboye ku rwego rwo hejuru wabonaga habana icyizere abaganiriza ariko ubwo M23 nuko yabyanzuye hanyuma na polisi yahawe umuyobozi rero ya M23 urumva polisi nyine y'igihugu cyabo subira bagira polisi itari y'igihugu byo bibaho mbona bari ngo ni Colonel Guillaume niwe komanda wa polisi ya FCM 23 bakaba bafite brigade ngirwa Wiringoma arambwiye niba ari 3 yambwiyemo iyigoma brigade y'igoma na brigade ya polisi yo muri Bukavu ubwo we niri nka quartier general we cyangwa ifite byishinzwe yego niwe uziyoboye rero izo polisi zose ejo nari mambwira abantu ngo muri mu bintu tumaze kubaka igipolisi gikomeye uko biri kose bafite traffic bafite iki ubona ko bamaze kugira igipolisi gikomeye nabo bakeneye kugira ngo gitange umutekano mu mijyi mu masantere naho hose bakoze na local defense none abasirikare bajya kurwana ku ntuzi hasi bazagora ku mipaka bagira imipaka iva hikajya he ibyo ntabwo nabimenya tutabimubajije baracyari mu ntamba nicyo kiganiro cya kabiri tuzakorana nzamubaza se abapolisi banyu bagira nk'ibifaru bashobora guhura na FDL bakagigagurana cyangwa bahita bahamagaza ngo mudutabare ngo turafuye turashize nzayimubaza nyine nzabura kwimubaza gute ntabwo nabura kwimubaza nizo mpinduka agenda nabonye umuntu ashaka kuvuga zabaye zishingiye kuri ibyo bintu byinshi nagiye mvuga haruguru kandi zizazana iterambere kuko wajya kubona rwose abasirikari aribo bagaragara mu tuntu twose ariko normal abapolisi bane bagomba kugaragara mu giturage kurusha kubona uniform zabaye nyinshi guhosha imyigaragambyo kujya kugira gute abajya gusora kubaherekeza guherekeza aba VIP n'iki byose babaze kujya bakira aba VIPs benshi urabona ko General Makenga ari mu kazi kose yego ari mu kazi kose agona bazi banone ni igihugu bamaze kugira bank kadeko bamaze kugira igipolisi bari gukora imihanda ese M23 muri igihugu muri agahugu muri intara muri province isinye shyamba zacanze abantu aneze ubukongo ifite ipolisi bibiri hajye ubwo babyita ibipolisi bitwaye iki bafite abapolisi babiri za gipolisi nako ebyiri sibyo bakagira ibisirikare byo ni byinshi ariko bafite ba chef d'état major benshi Makenga ni chef d'état major Mwirambwe Jire ni chef d'état major ibyo igihugu bizaza kugorana ubwo nyine tuzabimenya tuvuga se mugira iki mugira n'imipaka mwese ingabo z'igihugu zabo zirinda he ko ingabo zirinda umupaka n'ahandi zitabajwe simbizi bazakora igihugu birangire banakirwanire maze birangire ngayo ngo ko hari ikintu ukeneye kujya muri deployment zabo ndumva si bihagije subwo si aho ari hafu y'ikiganiro mwagiranyira oya birahagije n'ibitari mu kiganiro tuzabimenya tumenye no muri commandement niba wenda nk'ubwo colonel nabonye banagushima ati buryo uruzungu ndi oya barantutse cyo korora babeshyeye koko oya seri mbwira ngenze ibitekerezo nabonye aravuga ati at least Marshal mu banyamakuru ngo yizana wavuze at least Marshal yizana ni nyizana ku gifaransa reka nyizane barantutse barankoma none unanye ndababwira nti rero tube dukomeje ntihakagira umuntu unenga igifaransa n'ikinyarwanda kirangora ariko ururimi rwanjye yego bajye bakinenga Sarokozi bakinenga nantuze n'amakoro yego giye mpfa kuba message yatambutse uko nyene kwa nese n'igiti kitumvikana mu byo mwaganiriye nyine mbabivuga hari verbs ziba ziri muri infinitive kuko kuzitondagura bishobora kungora kiye nk'umunyamakuru icyo mashaka
nuko nyine ubutumwa bwanjye butambuka. yego naho abandi birirwa bava urabona iki ni ibintu ibyo birabareba. hari uwanyigishije igifaransa se nakinyisha ndasohoka ni ishuri naho meseke ndarwana umunsi nabazaniye iringana noneho biso na biso sha noneho muzambona ko ndimo kuryiga ndimo kwiga iringana ariko subwo nzaremenyara ubundi bavuga ngo umuntu mukuru ngo ukiguye ko umuntu ari mukuru umuntu ushobora kumwigisha discipline mbonye wakubwiye ngo quelle bonne intonation de langue française de la part du Colonel Wiringoma we de la part do Wiringoma niwe wibazaga sha yasubizaga ibyo ntamubajije njye mbahera aho ngaho yasubizaga ibyo namubajije ariko ntuze nawe wajya gupinga igifaransa cyanjye wa wundi wigoma ninde wo kwa Njika Kayiko niwe wagisuzuguraga ariko wenyine ariko abandi baracyumva. Yaravuga ngo ntabwo mfite igifaransa ngo kisobanutse neza. Na Laurence Kanyuka aragisuzugura. Nanze kujya muvugisha ko ngo ntabwo kiba cyumvikana neza. Nawe bugira Kanyuka nawe arasuzugura. Iyo utari Al Jazeera ntube France 24 yabona ntacyo uri cyo. Okay, nayibonye akira. Ngiye mba nkubwira ibintu bitumereza ibyo akira. Ubwo nawe wayanditse. Inde. Nta muntu muzima wakwandika mu mvuga igifaransa kizima. Nyamara reba wowe wanditse ngo nyamara. Nkande bizina agenda rimenya. No wahangaha. Hehe. Harimo izina ryahangaha mu muntu dukorana. Nta muntu dukorana nakubeshya wabona umwanya wo kwandika comment. Mbabarira. Nukuri ko Imana. Nese ko yitwa Olivier. Nese Olivier ni kamera hajya nta Olivier tugira hano. Prince yitwa Olivier. Olivier se kameraman witwa Olivier n'uwahe. No kwatewe ku kwezi bajye gutufilima. Ntabyo nzi nta nuwonzi. Hari Olivier ariko hari Olivier ujye umfilima se nibikacana bajya mfilimaho. No ku museke. No ku museke kameraman umuseke. Umuseke TV. Sorry pre. Uwo nguwo ni nka wa muntu ni nka wa muntu ugira gutya akavanga ibyatsi akongera akabivyazamo ikindi akanga yabuze umukarabye ubwo yarabishimye niwe ndakimurusha ariko nawe nta cyazo ariko ibintu ibyo mwaganirisha birumvikana nge nabivuze mwaje parler bien le français je parle bien le français urumva je parle bien le français ntabwo rika abapapa bananiwe icyongereza babwira umuzungu ngo harya ngo mumvuge ngazajya nyuriyarira papira nuzarakasa mutwe cyo kora baryohejesho urumva nanjye ubwanye nayicaye ndabyumva karo gacarenje nabaza aka gacarenje reka ngakurikirane njya kugashaka ndagashakisha ariko l'essentiel twiga nk'abanyamakuru ubutumwa babwatambutse singiye kukubeshya buriya mu kintu ntajya ntinya Sandrine yego kitashobora no kumpangara ngo kintu gatoki indimi yego indimi nzisangamo nike Espanyol nagishatse nakiga nkakimenya nese ko nkoresha igiswahili kandi ko nta muntu ujye unenga igiswahili cyanjye yego ninde twanyishije igiswahili kandi nta kibazo nshobora kujya mu giswahili cyari cyo cyose aho najya hose navuga ati chakura hapa beni ngapi yego ya ndumva ahubwo hari wavuze we ngo gusubiranye na Wiringoma noneho ngo muri amahoro da yego ngo na amahoro ngo n'ubundi ngo amazi bisi mu mihari Wiringoma ni inshuti yanjye ngo mumeranye nabi Wiringoma ni murumuna wanjye ni inshuti wanjye nta kibazo umuntu ujye uduteranya uba mu Bufaransa azisubireho kuko mu mutwe wanjye ntagajya avamo kandi nta kintu bizamugezaho umuntu aba wari gateranya imiryango buri munsi n'iki kiganiro azacyumva umunsi umwe gusa nshaka kuzamuvuga izina kandi nzamuvuga izina kujya datekereza ntago nzamuvuga izina byanyaryo nzavuga inyuguti ku yindi ariko nacyo ntacyo bizamarira wowe uteranya abantu ngo kugeze kuki ako Sandrine baze kwicara ngaho umuntu agamije guteranya n'undi guteranya n'undi ni ikibazo ibyo turimo nakazi ubundi gihe norohereza akazi Wiringoma ntakanyoreza akazi yampaye amakuru aratambuka urumva ubona ko ubonye ko n'ibiganiro byo binarebwa yego kandi cyo tuba tugamije twebwe nawe buriya kandi ubutumwa bwe ko iyo umaze gukora ikiganiro uha link umuntu wagwaye ikiganiro yego nawe aba yakoze akazi ke ubutumwa bwatambutse cyiza kiruta ibyo ngibyo ubundi ibintu tuba tujyamo ni ibiki nta na kimwe ntacyo bivuze ahubwo nzajya kumusura mu minsi iri imbere rwose tuzajya i Goma ntacyo bitwaye ndahari nzajya i Goma umuntu ntumiye i Goma tuzaze tujyane nabantu bo mu Rwanda bafunguye business ikomeye kandi tugomba kujya gutaha bizaba ryari muri iyi minsi nzakubwira ubwo birangira nganzumva ngo wagiye ubwo ari wowe none utaka kunyita umubeshyi oya
mwabyumvise nuratagiye basha reka twikomeze turasoza nabonye rero muri izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niyo hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.